bwinshi umwami w'ibimenyetso bye biraza gushira vuba ndagira ngo wumve abicanyi ukuntu bari babipanze abicanyi bari babizi ko uyu mukobwa ari butekera umwana ibiryo birimo ginseng noneho barangije bafata imiti bayiha umwana ku buryo namara kurya ibyo biryo birimo ginseng ari buze kugenda agafata no ku miti kumbi iyo miti bita Orion G iyo uyifashe wariye ginseng mu mubiri wawe bibyara uburozi ariko abantu bapema bakabura uburozi wafashe kumbe hari ibintu yari bibiri iyo bivanze bizirana nikabicanyi bari babipanze 다행이네요. ndumva nduhutse 진명에 인삼이 된 당뇨리와 오룡 uriya mwana arwaye kubera imiti bamuhaye nyuma yarengejeho Orion G ari amatotoro 해약은 있는 것이냐? hari umuti twabona yego ubw'indwara yamenyekanye n'umuti nawe ukora burerega ikibazo nuko abaganga batamenye indwara 시간이 좀 걸려. ndetse ntabwo biri butwara igihe kinini cyane 확인해보고 서둘러 진명에게 먹여 해약을 만들거라. kari akana abanza ugakorera imiti mbere na mbere y'ibindi byose urebe indwara iramenyekanye 누군가 hari umuntu 악의 톡을 쓴 것이다. washatse kuroga kariya kana akoresheje amayeri ahambaye 난 사실 아는 사람이 uwo muntu ni umuntu uzi ko Orion G ivanze na ginseng nari natetse bibyara uburozi yego 창선, Jackson iyo ni yankone urebe 지훈아. yego cyuna 형제에게 내 의원으로 가서 ohereza sekreteri wanjye 나를 당장 찾으라 일러. ajye kumenya ninde muntu wohereje iriya miti umwana yafataga bakurikirane ninde wayitanze 숙부님께서 관리하는 약재에 onkere wanjye niwe ukuriye ivuriro 누가 손을 댔다. ese ninde winjiye muri ibyo bintu ngo akaba yakwangiza iriya miti cyangwa se agashyiramo imiti iri buze guhemukira ubuzima bw'umwana onkere we ari kwita ngo ni onkere we niwe mugizi wa nabi mukuru twe turamuzi ariwe bita ngo ni igikomangoma Jason bamwita ngo ikigoryi 범인은 가까운 데에 있을 겁니다. umugizi wa nabi ni umuntu wa hafi yanyu bitekerezo witonze 그나저나